Reka nongere mbasuhuze mwese mukurikiye 10 Tonight kuri TV10. Ushobora kuba umwita Dominic Toretto cyangwa se Dom Toretto. Ushobora kuba umwita Zenda Cage. Ushobora no kuba kugeza uborangije kumva undi gushaka kuvuga ukaba uri kwibaza uti buriya Paru azi ko tutazi amazina ye yanyaye uko yitwa Vin Diesel. Gusa niba uzi ko yitwa Vin Diesel, nawe uzi izina rye ry'akabyiniriro, kuko uyu mugabo amazina ye yiswe n'ababyeyi yiswe Mark Sinclair, akaba azwi cyane ku izina rya Vin Diesel nk'izina rimuhahira. Tugiye kubana mu cyegeranyo gitoya nabakoreye kuri uyu mugabo, gusa mu buryo bwo kugira ngo ntabavanga mukibagirwa undi kuvuga, nzajya nkoresha izina rya Vin Diesel cyane kuko niryo tumuzuho cyane. Iki cyegeranyo mwagiteguriwe nanjye Paru. Mark Sinclair cyangwa se Vin Diesel ni umukinnyi wa filime w'umunyamerika, akaba ari umuproducer ndetse akaba anakora n'indi mirimo itandukanye mu ruganda rwa sinema. Uyu mugabo akaba yaravutse ku itariki ya 18 Nyakanga mu 1967. Ubu tuvugana muri 2021 akaba afite imyaka 54. Uyu mugabo kandi Vin Diesel nubwo azwi cyane nka Dominic Toretto muri filime yamenyekanyemo cyane y'uruhererekane yitwa The Fast and Furious. Iyi filime siyo yatangiriyemo kuko yatangiye gukina filime mu 1990. Gusa ntago byamworoheye kujya abona filime akinamo kugeza mu 1995 ubwo yiyandikiraga filime, arayiyobora, arayigenzurira, ibyo twita producing, ayikinamo ndetse anayikorera umuziki. Iyi filime yitwaga Multifacial. Iyi filime kandi ikaba yari mu bwoko bwa filime ngufi, dore ko yari ifite iminota 21 gusa. Iyi filime kandi akaba yari ikoresheje amafaranga ibihumbi 3 by'idolari gusa. Ushobora kwibaza rero uti ni gute yavuye kuri filime y'ibihumbi 3 by'idolari agatangira gukora filime za miliyoni magana. Nyuma y'iyi filime Multifacial, izina Vin Diesel ryahise riba inkuru, dore ko yanerekanywe mu iserukiramuco rya Cannes muri uwo mwaka w'1995. Ibi byaje kugera ku mugabo witwa Steven Spielberg. Uwo Spielberg akaba ari umwanditsi, umudirector ndetse n'umuproducer ukomeye cyane muri Amerika. Akaba rero muri icyo gihe yari ari kwandika filime ye yise Saving Private Ryan, akaba yise ashakiramo umwanya Vin Diesel akayikinamo bitewe n'ubushobozi yari amaze kumubonamo. Iyo filime iza gusohoka mu mwaka w'1998 ndetse iyi filime iza no gutwara igihembo cya Oscar. Gusa uyu Vin Diesel yaje kongera gukora filime ye noneho ndende ifite iminota 105 yise Strays. Arayiyandikira, arayiyoborera, arayigenzurira ndetse anayikinamo. Iyi filime Strays nayo yaje guhatana mu iserukiramuco rya Sundance mu 1997 ndetse MTV iza kuyifata iyigira seri. Mu mwaka w'2000 kandi uyu Vin Diesel yaje kubona indi role yunganira, ari byo dukunze kwita supporting role. Ayibona muri filime yiswe Boiler Room. Iyi filime aza gukinanamo na Ben Affleck, ari nabwo izina Vin Diesel ryaje gutumbagira kubera ko nyuma yaho yatangiye kubona role nyobozi arizo dukunze kwita leading roles, dore ko muri uwo mwaka w'2000 nyine yahise ahabwa role nyobozi ye ya mbere muri filime nkuru. Iyi role akaba yarayihawe muri filime yiswe Pitch Black, aha akaba yarakinye yitwa Riddick muri uwo mwaka w'2000. Mu 2001 Vin Diesel nibwo yahawe amahirwe yo gukina muri filime yaje gutuma amenyekana cyane, ariyo The Fast and Furious, aho yanakuye izina twavuze haruguru ari ryo Dominic Toretto. Naho mu 2002 yaje guhabwa indi role muri filime yakunzwe cyane nayo yiswe Triple X, aho yakinaga yitwa Zenda Cage. Iri zina naryo twarivuze haruguru. Izi filime ebyiri zahise zimushyira ku rutonde rw'abastari bakina filime za action. Gusa mu 2003 yaje kwanga kongera kugaragara muri Fast and Furious ya kabiri, yaje kwitwa Too Fast Too Furious, ndetse yanga no gusubira muri Triple X ya kabiri, Triple X State of Union mu 2005, aho yahise asimburwa na Ice Cube. Ahubwo yaje guhitamo kwikinira igice cya kabiri cya Pitch Black mu 2004 kiswe The Chronicles of Riddick. Gusa iyi filime yaje gufatwa nk'itarakunzwe bitewe nuko itabashije kugaruza amafaranga yatanzweho, dore ko muri miliyoni hagati y'105 ndetse n'120 iyi filime The Chronicles of Riddick yagarujemo miliyoni 115 zonyine. Mu mwaka w'2005 yaje kugerageza amahirwe ye muri komedi, aho yakinnye muri filime yiswe The Pacifier, ndetse yaje no gukundwa cyane dore ko yinjije akobye hafi inshuro enye kuyo yari yaratanzweho.
Ibi byabaye nk'ibisibye ibyari biherutse byo muri The Chronicles of Riddick. Gusa ibi byishimo ntibyatinze kuko mu mwaka ukurikiyeho wa 2006 Vin Diesel yaje kongera gukina muri filime itarigeze ikundwa yiswe Find Me Guilty. Ibintu biza gusubirira udubi. Abenshi bavuga ko ibyo yari afite gutanga nk'umukinnyi wa filime byarangiye. Bamwe bati nabisa abandi bashyashya baze bakine ave mu kibuga. Gusa uyu mugabo Vin Diesel ntiyumvisha ibyamuvugwagaho, ahubwo yatangiye kwiga uburyo yakongera kwigarurira imitima y'abafana ndetse yiga amayeri mashyashya. Aha yaje guhamagara Universal, uruganda rusanzwe rukora filime ndetse ari narwo rwakoze filime ya The Fast and Furious, ababwira ko ashaka kugaruka muri Fast and Furious, dore ko harimo hanategurwa gukora iya gatatu bise Fast and Furious Tokyo Drift. Ababwira ko atazabishyuza nibemera ko iya kane azayibera producer. Bitewe n'uko izina rye ryari rimaze kugera kure, ubusabe bwe bwaremewe, Vin Diesel agaragara iminota mike cyane muri iyi filime ya Tokyo Drift nabwo iri kurangira. Mu 2007 Vin Diesel yagombaga gukina muri filime yiswe 47 ya game cyangwa se y'umukino wari ugezweho cyane witwaga Hitman. Iyi yari game bakinaga kuri computer, gusa biza kurangira nabyo abyanze, ahubwo ahitamo kuyibera executive producer. Uwavuga ko abafana bari baramukanze cyangwa se ku kibuga cyari cyaramukanze ntiyaba agiye kure cyane y'ukuri. Kimwe nuko uwavuga ko byari muri ya mayeri twavuze haruguru kugira ngo abafana babanze bibagirwe filime zari zaramurumbiye mbere, nawe ntiyaba yibeshye cyane. Mu 2008 Vin Diesel yaje gushira intinyi asubira muri acting, akina filime yiswe Babylon AD. Gusa urwisha yanka rwari rukizonga kuko iyi filime nayo yaje guhomba. Ibi byasanisha na yansiga mugani y'ikinyarwanda igira iti ibyago bigwira abagabo. Uyu mugabo yaje guhitamo gukirana n'amadayimoni amenyereye aho gucudika n'abamarika bashyashya, ahita yigarukira muri Fast and Furious. 2009 akora Fast and Furious ya kane, aho yagaruyemo abakinnyi bose bari mu ya mbere. Iyi filime ikaba yarahise imusubiza ikamba, dore ko yinjije arenga $360 kuri $85 zonyine zari zarayitanzweho. Mu 2011 akora iya gatanu yiswe Fast 5, iyi yinjiza miliyoni zirenga $626. Mu 2013 akora Fast and Furious ya gatandatu, nayo yinjiza miliyoni zirenga $788. 2015 akora Furious 7, iyi ikaba yarinjije amafaranga arenga miliyari n'igice. Iyi filime ikaba no ku mwanya wa 9 muri filime zinjije amafaranga menshi ku isi kugera uyu munsi mu 2021. Mu mwaka wa 2017 nibwo basohoye Fast and Furious y'umunani, iyi bakaba barayise The Fate of Furious. Iyi filime nayo ikaba yarinjije arenga miliyari na miliyoni $236. Mu 2013 kandi nibwo Vin Diesel yahawe inyenyeri muri Hollywood Walk of Fame. Uyu mugabo kandi yaje no kugaruka muri filime ya Triple X mu 2017. Iyi bakaba barayise Triple X Return of Xander Cage. Sizi filime ariko zonyine uyu mugabo yakinnyemo kuko yaje no gukina muri Guardians of the Galaxy iya mbere n'iya kabiri, akina yitwa Groot. Iyi filime akaba avugamo ijambo rimwe gusa kandi ayikina yose kuva itangiye kugera irangiye. Ibi kandi byaje no gutuma akina muri Avengers Infinity War mu 2018 ndetse na Avengers Endgame mu 2019, hose akina ari Groot nyine. Yakinnye kandi na filime yiswe The Last Witch Hunter mu 2015, akina Bloodshot mu 2020 ndetse ateganyijwe kugaragara muri filime ya Avatar ya kabiri ya James Cameron iteganyijwe kuzasohoka umwaka utaha wa 2022. Ubuzima bwite bw'uyu mugabo Vin Diesel bwo abugira ibanga bikabije ku buryo aba adashaka ko abantu bamenya ibirenze ibyo akorera imbere ya kamera. Gusa mu makuru make yagiye amuvugwaho nuko ashobora kuba akundana na Michelle Rodriguez banakinana muri Fast and Furious. Gusa ibi bikaba atari byo kuko Vin Diesel akundana n'umunyamideli w'umunya-Mexique witwa Paloma Jimenez. Uyu Jimenez kandi bakaba baratangiye gukundana kuva mu 2007 kugera uyu munsi bakiri kumwe. Nubwo ariko iyo myaka yose bamaranye batarashakana, bamaze kubyarana abana 3, abakobwa 2 n'umuhungu 1. Gusa ibi ntibivuze ko gukundana na Michelle Rodriguez bakinana muri Fast and Furious ari ibihuha, kuko bigeze gucudika ndetse banateretanaho igihe gitoya mu mwaka wa 2001. Uyu Vin Diesel kandi akaba ari umubyeyi wo muri batisimu wa Middle Walker, umukobwa wa nyakwigendera Paul Walker. Akaba yari n'inshuti magara ya Vin Diesel. Vin Diesel kandi byakomeje bivugwa ko afite ubwoko buvanze, benshi bavuga ko yaba afite amaraso y'abirabura. Gusa we akanga kugira icyo abivugaho, akavuga ko atigeze amenya se umubyara cyangwa se ngo amenye inkomoko ye.
gusa yaje kubyemeza ko afite amaraso avangiye nubwo atigeze avuga kuri se, ariko yaciye amarenga avuga ko ku gihe cye avuka urukundo rwa se na nyina rutari rwemewe muri Amerika bitewe n'itegeko ryariho icyo gihe ryitwaga Anti-Miscegenation Law. Ku batazi iri tegeko rero rikaba ari itegeko ryabuzaga abazungu gushaka abirabura ndetse n'ubundi bwoko bwose kuba bwashaka mu birabura. Ibi bikaba byaraciye amarenga ko uyu Vin Diesel yaba afite amaraso avangiye, dore ko byagiye bivugwaho cyane n'abandi basitari benshi bavuga ko impamvu Vin Diesel ahabwa akazi kadahabwa abandi ari uko Hollywood itabizi ko ari umwirabura. I could have been like Vin Diesel. They don't know he's black. That's why he gets to work. They don't know. Gusa nubwo Vin Diesel avuga ko atazi se, ntibivuga ko yarezwe na nyina gusa, kuko nyina yari afite undi mugabo nawe w'umwirabura witwa Irving Vincent, ndetse kuri Vincent akaba naho Vin ryo kuri Vin Diesel ryavuye. Reka nsoreza icyegeranyo nari nabakoreye kuri Mark Sinclair uzwi ku izina rya Vin Diesel. Jye wakibakoreye nkanakibagezaho nitwa Paru. Mugire amahoro y'Imana. You want bloody, we could do bloody. We all got a weak spot. Your brother never told you never threaten a man's family? It's a pretty stupid thing to do.